za ndani zihamya ko uyu mutoza iyi match yayihaye abakinnyi. Ekipe yose igira iyo bita navuga ni nk'intebe y'abasinia bicara bakagana n'umutoza, niyo modo ya coaching ubundi ku batoza bizerera nyine mu kintu nyine cyo kugira interactions n'abakinnyi. Ntabwo wafata abantu bose, ufata just some leaders muri bo, none mukaganira mukagira uko mwumvikana kuri match. Yarabizi ko iyo frustration hari muri group, batishimira gukina abadefenseri batatu na wing back, cyane ko abenshi nyine batabitojwe naho bagiye banyura, batagize umwanya uhagije wa pre-season, batagize umwanya uhagije wo kubipratika kubizana muri competition, rero bikabagora. Now yarababwiye ngo reka noneho mbahereze amahirwe mwebwe nk'abayobozi ba bagenzi banyu, mwebwe mupange, buri wese apange 11, nje cyo ndi bukore nka coach, ndi bufate umukinnyi mwagiye muhurizaho mushyire mu kibuga. Yahamagaye abakinnyi bane, yahamagaye Yusudianye, ahamagara umukinnyi witwa Serumogo Ali Omar, ahamagara umukinnyi witwa Emery Bayisenge, ahamagara umukinnyi witwa Sefu. N'abakinnyi bane. Abo bakinnyi bane baricaranye, buri wese apanga 11 beza yemera. Bahuriza kuri ekipe yuko igomba gukinisha abadefenseri bane. Twabonye kuriya yari ipanze nta numwe uvuyemo, abenshi niko bari bayipanze. Umukinnyi bari babanjemo umutoza yahinduye numwe wenyine, ni umukinnyi witwa Tony Kitoga, abandi bakinnyi bari bashyizemo Bazanye. Nango umutoza yaravuze ngo mu ikipe mwahurijeho, kuko yarayiberetse nyine, wewe washyize uyu mwizamu, kabiri uyu, gatatu uyu, byose bari babihuje. Ariko ahangaha kuri Bazanye ndahindura nshyiremo Kitoga, kandi Kitoga yagize match nziza. Ikindi kintu kwa Bazanye nabigarutseho, burango kuri match ibanza hano Kigali yagizemo akanoke. Yagizemo kuko turi no kumyitozo barabitubwiyeho, numva n'abayobozi bamwe namwe barabizi ko yagizemo akanoke ndari ubundi buryo wazabikora. Ariko nge itsindwa ryari sindi buvuge rwose n'ibintu byinshi. Sindi kubira mu mipangire, sindi kubira mu kuvuga ngo Pavel turaza kugeraho ngo yakoze ikosa ryatumye batsindwa igitego cya kabiri, ahari atarikora Rayon Sport gifite kimwe yari gushaka icya kabiri kajya imbere ya Singida. Isezererwa rya Rayon ndibona mu byiciro bibiri. Icyambere, dufite ikintu mu Rwanda kimaze kutujyamo kitari cyo, icyo bita fluke, public perception, ikintu kidafite fact, kidafite evidence, kidafite aho gishingiye, cyo kumva ko tuzi umupira abandi bantu bari munsi yacu, kandi nyamara nitwe tutawuzi. None kitwereka ko tutawuzi nuko noneho no kuba tudashaka kuwiga n'ikimenyetso cyo kutawumenya. Nukuvuga ngo igiprove 100% ko tutawuzi nuko tudashaka kwigira ku bandi. Urimo uravuga abandi abafana, twese industry, the industry IU ababarizwa mu mupira, twese the industry y'umupira turahuze cyane, dugijwe n'ibintu bidafite akamaro, bikafecta Rayon, byafecta the whole industry y'umupira mu gihugu. Hari ikibazo kimwe mu Kigali, kuva yajya muri Kigali ntabwo numva Zidane ngo yavunitse. Uyu munsi wa none umukinnyi wari best player muri APR avuye muri Sekafa atayishoje, araje ngo arwaye malaria, ngo aje kwivuza, ngo ari mu bitari Kanombe. None ibyumweru bigiye kuba hafi 2 n'igice kugeza ubwo match ikomeye ikipe yari mutegerejeho kurusha izindi zose ya Pyramide, kuko nicyo ukorezo investment, ko niba champion w'u Rwanda na Baka yarazitwaraga, niba champion z'u Rwanda na Ramazani yarazitwaye, n'ubundi ni sezo nta n'igihe APR yayitwara. Yangabakozi bwa APR izi ndwara zidasobanutse, kurwara byo turabizi twese, turarwara bibaho, ariko izi ndwara zidasobanuka kandi zibasira abakinnyi bakomeye. Dawuda karwara, Butera handura umupira ukarinda umunanira agasezera, Dawuda akajya kwivuza iwabo n'abandi. Hagomba ko harimo ikintu ko APR zoyiganira ejo, ukaba wayiganiriye. Hagomba ko harimo ikintu reka twayiganire ejo.
kazayiganire ntabwo bisobanutse. Igihe cyo mbashinja nuko wenda no kumbaga nkoranyambaga nk'ubu Real iravuga iti Carvajal agiye kumara ibyumweru 2 adakina kubera ikibazo cy'imvune yagize, bakanasobanura wenda niba ari ACL yavunitse mu ivi bakabivuga. Ariko nk'ubu APR kumbaga nkoranyambaga zayo ntabwo wabona wenda bipronounce bavuga bati umukinnyi wacu Dao cyangwa se Watara yagize ikibazo cy'uburwayi iki niki, reka tumwifurize gukira vuba. Bakora akantu nkako barabyihorera, bigatuma haza nyine izo speculations z'abantu bavuga bati ni malaria, abandi ngo nibiha, abandi ngo baravunitse. Ibi ngibi APR yakabikiriya rinze ku buryo umuntu avuga ngo iyo yitangarije ko arwaye iki ntabwo yamuhinyuza. Nge nemera ko ubuyobozi bwa APR ruvuya babyitangaje ntiwabihinyuza, ariko baricecekera bubikoreho research kuko ntabwo bisobanuka. Abayobozi ba APR ni abantu bakomeye bafite ubushobozi bwo kumenya ngo kandi babibona bamenye impamvu kuki aba bakinnyi bacu bakomeye beza tuba twaguze ngo badufashe kuki bagira ibi bibazo, hakamenywa impamvu hanyuma bakanayikumira. Kuko ibi binerega icyo gishoro cyawe atari ubu ni nkaho navuga ngo ntibasezerwa na piramide sezo ntazarangizanya n'isezo. None se muri match nyafurika ko nta kintu azabafashije kandi ari cyo babazaniye qualité, reka twemera ko ntago dufite abakinnyi benshi nka Watara mu Rwanda. Watara nta kuntu wabikora ngo bari mu bakinnyi batatu ba mbere beza muri champion. Iyo atagukineye match nka Kuri atari imvune ngo tuvuge ngo yavunitse mu ivi cyangwa ikirenge, wenda atari n'indwara isanzwe ngo tuvuge ngo arwaye malaria cyangwa se wenda igifu, ibintu bizwi byumvikana bivurwa bigakira, bikaba ari ibintu biri aho ngaho bidasobanutse. Barebe ninde ubitera ninde nyirabayaza. Tujye muri Sport zabigaruka weje. Nepo waramutse? Meze neza. Habari za usiku, habari za asubuhi, nzuri sana. Habari za Adal. Nepo voyo giswahili cyo kitiyongereye. Giswahili nta tujambo wongereho wenda nka dutatu tutwo wajyanyeyo. Giswahili ni muke. Yakubitiwe y'agahinda kica abantu. Ikindi kirari gukora. Nta kindi kintu n'abantu bavuye Chamazi ari ya Azam Complex. Buri wese icyo yibukaga naho acumbitse. Ntawe washoboraga kubona rwose. Nta busesenguzi bwa nyuma ya match. Nepo, mbere na mbere ndaguha iminota 3 utubwire ibi utatubwiye wogeza match cyangwa se ukora raporo hano. I mean twakira mu biganiro nibi utatubwiye wenda ibindi wabonye bikeya muri raporo yawe. Urebye Ruvuya nta nubwo wenda biri bube na byinshi kuri iyo minota. Icyambere nuko abantu bamenya yuko ikipe ya Rayon Sport yagezeyo, igerayo icumbiko no mutwa bigarutse, ariko buriya hari abagabo benshi bajyanye n'iyi kipe ya Rayon Sport. Iyo uvuze ati Tade arahari ni president, CEO uramu mama kaba hari Liliane ubu niwe CEO. Niwe CEO ntuzikase ariwe batanze muri kafu mbere yuko imikino itangira bagomba kuba bujuje inzego. Urabyibuka ko aricyo Tade yagezaga kuri board abwira yuko ibyo byakozwe kugira ngo banuzuze ibyo kafu yabasabaga. N'abandi wenda abo bayirambona, ariko hari abagabo bifite banakunda ikipe ya Rayon Sport bari bagiye benshi cyane, barimo Claude Mishinga, barimo Mike, uyu mugabo nari mu bareberera inyungu za Bruce Melody, barimo abitwa Baramberi, abandi bamuzi nka Makuru ki, barimo bafuraha, barimo abagabo bitwa ba Bernard, n'abagabo benshi bari bagiye. Icyo abantu bamenya ntabwo abagabo bari bicaye. Ferdinand, yes, Ferdinand Manifa rwose, reka abana tuje cyane, yiturije cyane, reka tumusuze cyane Ferdinand, yes, n'abandi benshi bari bahari. Aba bagabo rero ariko Nepo abantu baravuze bati ko tutabonye nk'umuntu wayoboye Rayon Sport mu bapresident baheruka aho wivunika habe n'umwe rwose wagaragaye. Hari ahantu twari twicaye tubiganiraho. Urumva ntabwo nari bujye kwicaza Tade ngo mubwire nti perezida wa ekipe kuki ntabona umuntu wo muri boda, naba ngiye nirengagije. Buri hari ibintu abantu tuzagenda tunaganira neza cyane kuri iyi Rayon. Abantu bareba isezererwa rya Rayon cyangwa se twatinze mu kibuga cyane, abantu banze no gukoma rutenderi, ariko hari iby'abareyo bakora cyangwa se hari biba ukaba utaze ejo ngo ubeshe abantu cyangwa ubwira abantu uko bwa bumwe bw'abareyo buhari. Ni ikintu twaganiriye hano twari twicaye bwari buke maciba, turavuga tuti ninde muntu n'umwe mu bayoboye Rayon, turavuga tuti reka tubyoroshye, ninde wo muri bodi waba yaraherekeje ki Muvunyi ntahari, uyu mupapa Imana nakomeza imutiza ubuzima w'ibyo aba yanabikoze. Uyu munsi barakubwira batafana bari bugende, sinyeneye babafana bicara
nkeneye babafana baba bafana bavuza ingoma bakora buri kimwe cyose bakavuga ati amafaranga akenewe atangwe niba harimo hanategurwa urugendo ekipa izaba n'ibindi akavuga ati mu buryo bwa mikoro nje nubwo naba mpari ariko hakenewe mikoro yatuma ekipa izaba ahantu heza bari batuye kuri onomo ubuyobozi bwa Rayon Sport Tadeo bwafatanyije nabo reba uburyo bagira ubufasha bafasha ikipe ya Rayon Sport yewe na Muvunyi baba bakoze ibishoboka byose ko Rayon Sport ari ahantu heza ariko tukavuga ngo si ibya pari ya Muvunyi watanze ibi habure n'undi muntu n'umwe ese ni Rwagacondo ni Meya Butara ese nyine abantu bakavuga bati umuntu wo muri board yakabaye araho icyo kintu cyaganiriweho wumve ngo n'abantu bagiye yewe no mu bafana noneho tubwize n'ukuri n'abantu b'abayobora Rayon Sport nabo bari muri board abafana turica amazi bategereje kwinjira mu mabisi ngo batahe match irangiye babigarutse kwa kundi abafana umufana yicara mwe muravuga ngo nabisiga amarangi ariko batekerereza ekipe yabo ukumva umuntu arakubwira ati se kondi bisa nka ekipe yajugunye umuntu umwe atabandi nanuza ngo amenye urugendo rwa ekipe iri mu mikino nyafrika wenda nubwo ekipe itakomeza ese turebe biri ku ruhe rwego ni igiki cyakenerwa ni iki cyakwiyongera kuko Rayon Sport yarasezerewe n'ibyo ariko hari ibiri positive ubona wakuramo ibyo biri positive ukabona byabuze izindi mbaraga ukabona hari uburyo byanakozwe bitinze mu buryo bw'imitegurire ya ekipe byashobokaga ko yari butanga ibirenze ibyo yatanze icyo ni ikindi kintu gikomeye cyane mu byibajije ikindi aba bagabo match barayiteguye pe match barayiteguye yaba mu kibuga yaba no hanze yacyo barateguye avuga bati igishoboka cyose ati Kigali bari ibyo badushinja ko byaba bitarakozwe ariko za ndani zihari nabo ntibari bicaye avuga gati arbitre referee ntabwo dukeneye ko duhengamiraho ariko ntanahengamire hano so twaze tuganira diri ukuntu ibintu bisigaye bikorwa wowe curubanza uraramye nta kindi abagabo ntibaryama ntunyibire ariko ntunyibire ariko camazi nagira ugutera Nepo byarangiye bagaritswe reka tujye mu kibuga utwinjizemo dukoresha iminota 10 isigaye neza abantu bamenye ibitari hanze y'ikibuga tujye mu kibuga ntitujye ngo ikipe yasinga idatu ihereye ekipe iri mu rugo yesintinda ekipe yari yabanjemo umukino banza yahinduye umuntu umwe yazanye Idrissa Diomande avanamo Keke ubundi rundi ruhande rwarimo Maruf Chake atake yari iriho na atake yakuyeho mu wakumorso Malanga ahitazana uyu musorere Rupia Elvis bivuga ngo defense yegereye kwa kundi Cuku na Anthony Turabi iburyo Ande Cyril Kofi ibumoso Nixon Kibabage Clement hagati ni hari Dabibu Idigego ndetse na hari Daucho imbere Kratos Tota Chama ubwo abandi nabo navuze baba winga ku ikipe ya mutoza Miguel Angel Gamondi wiminduka avuga ko yazikoze mu buryo bumeze buryo yaravuze ati nyuma yo kuzana Mwaku muri match ibanza Kigali ntabwo yanyeretse ibyo namwifuzagamo konsigne namwaye ntabwo yazikoze konsigne amusabaga nizihe nibyo urumwataka do pointe ariko abakinnyi batatu mukinana imbere nje ntabwo nkoresha aba bakinnyi Maruf Chake na Keke nk'aba winga typique imipira yo mu mpande ituruka ku ba fullback niyo mikinire ya Miguel Gamo niyo munabyibuka no mu ikipe ya Yanga Aziz ke arijyana muvanaga ku ruhande akamuhengeka ku ruhande yabaga ashaka iki ndashaka ko muza kuba benshi mu rubuga rw'amayina mutakitinga nk'abawinga kuko kuvuga ngo imipira turayigaburira umuntu umwe ariwe Clement Muzize cyangwa se Prince Dube ari nayo mpamvu Kofi yavunitse yisanze mu rugo mwena kandi none reka mubwire kugira ngo uhite ubyumve Kelvin Kijiro amusimbuye yagerageje uburyo butanu n'imipira 5 yo mu kirere bakarisha nyarazi witwa ko yasimbuye Kelvin Kijiro atepoto muri cyane uri kumva abarazamuka uwitwa Nixon Kibabage yahinduye imipira 5 yashoboraga kuba yabyara umusaruro dore icyo rero bakora baravuga ati kubera ko twizera abo bakinnyi bacu bo mu mpande nyeneye n'abakinnyi barenze rutayizamu ubwo barenze umwe muri box namwe arabonye Maruf Chake n'umukinnyi iyo yazamutse Kibabage ahita droppinga muri box kujya kunganira Elvis Rupia ndetse ni nako bigenda kuri Diomande ari nacyo cyananiye Keke
Rupiya mwabonye uko yatatse umupira w'igitego cyo kwishyura, anizerera Miguel Gamondi mu kintu kimeze gutya. Niba rutayizamu bivuga ngo ni wowe abadefanseri babiri ba Rayon Sport bacunze, uwitwa Yusu Diagne ndetse na n'uyu musore Rushema, wowe nusohoka byanze bikunze ntubura umwusohokana, bivuga ngo nusohoka ugana kwa Diomande murabisikana, wajya muri box Maruf Chake nawe yamanutse yagiye muri wa mwanya wande wa Rupiya. Rupiya yakiriye umupira ahita amera nk'uwidetasha muri controle, ahita awusubiza Diomande wamuzengurutse ajya muri position yo kureba izamu. Niyo mpamvu mwabonye umuzamu wa Rayon Sport yaranyeganyeze gusa igitego kijyamo, abadefanseri banamukingirije ariko nta n'umuntu n'umwe bamaritse. Icyo kibi igitego cya mbere. Icya kabiri cyo n'umupira muterekano. Icyo tuvuga muri make imibare y'umutoza muri mu mpinduka yakoze mu kibuga byaganishaga mu mikinire yabamishye. Ku ikipe ya Rayon Sport n'abarigani barabigarukaho, n'ekipe dusanzwe dukurikirana ubwo nahereye kuri adversaire ku byo nagiye mbona n'ibyagiye bivugwa n'uburyo ari mwiza. Ikindi kintu cyagoye ku ikipe ya Rayon Sport ni taye, twagiye tubigarukaho. Turavuga tuti Mediane ashobora kuyarinya buri kimwe cyose, ariko Rayon Sport iraza kujya biyoburije rimwe na rimwe yo gushukwa na Singida, kuko Singida ntabwo twanabigarutse na Zidane bitubwira byibuka, ntabwo ikina umupira wo guhererekanya ngo baryoshye cyane. Imipira yabo bayinyuza kenshi mu kirere, ariko bakacungira no kuri abakinnyi bo mu mpande. Kubera iki bizera taye abakinnyi baba defenseri babo, aba milieu récupérateur babiri hari Daucho na hari David Bwego. Uyu mwana afite uruti ruto ariko ni muremure, nureba na Maruf Chake na taye yabo ntabwo yegeranya na taye abakinnyi ba Rayon Sport. Antoni watsinze igitego mu defenseur muremure. Uri kumva icyo kintu rero cyaragiye kigora cyane ikipe ya Rayon Sport mu kwarinya umutoza nawe yari yashyizemo ya defense yabane azana kabange kabiri. Niwe nashakaga kugarura kuri Reagan, system yarayihinduye, akina 4-2-3-1 nibyo 4-2-3-1 niyo system yakinnye. Ni nabyo abariyo bifuzaga bavuga bati defense iyo system batatu ntago tuyikunda, ntago imenyerewe, ntaki no mu Bwongereza biba byacitse, ariko no kimwe system nziza abantu bumvikanagaho. Kuki byagenze bite kugira ngo nayo ntimuhire aze gutsindwa? Icyambere abantu bamenya